Yego ndongenda gushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa naho ngiye ukibategurira nkanakibagezaho ndi Kedrick. Nk'uko mubimenyereye tuba turi kuganira ku makuru y'imikino abarimo aravugwa inaha iwacu mu Rwanda. Murabizi ko amatransfer ameze nabi arimo aravuza ubuhuha, aho ama equipe ari kugenda agura andi yagiye asoza. Twavuga nka equipe ya APR FC ndakeka abo yari ikeneye yarabaguze. Equipe ikiri mu mihanda ikiri gushakisha ni equipe ya Rayon Sport. Bityo kuri uyu munsi rero hari inkuru nje ngo dusesengure, ntabwo ni jyenyine, ndi kumwe n'umugabo hano yabibwira. Turi kumwe na Tenbio. Yes, mwabyumvishe neza, bamwita Tenbio. Muhawe ikaze muri studio za Semtakirwa TV. Murakoze cyane. Yego, tugiye kuganira ku magambo rero. Umwe mu bavugizi ba Rayon Sport hari byinshi yatangaje, bamwita Ngabaro Pen, muramuzi. Ni amakuru yatangaje kuri equipe ya APR FC asa nkaho arimo arayiserereza. Ni byinshi yatangaje, ibyo nibyo tugiye kwinjiramo indani. Niba uri umufana wa APR FC cyangwa se umufana wa Rayon Sport, ndagukeneye hano ngo tujye muri comment tuganire mu mbwire se ibi bintu koko nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Yes, Tenbio, wumvishe ibintu Ruben yaje kuba yatangaza? Ni amagambo akomeye uyu mugabo yatangaje ko yayavugiraga kuri radiyo. Si no kuri radiyo gusa, hari ibyo yanditse. Murabizi ko uyu mugabo Ngabo Ruben ni umugabo ukunda kwandika. Ni amagambo akomeye yatangaje, aho yakoresheje ijambo navuga ko ngewe atari ryiza ryo kuvuga ngo APR yaguze imfube. Ntago bahiriwe no kuba baraguze abakinnyi, ariko nanone ndumva iryo ntago ari ijambo ryari rikwiye, ariko nyine nk'abafana kagomba kuzamo. Dore ko tutavuga ko ari imfube kuko urabona nta nubwo shampiyona ntabwo iragaruka. Ni ahantu dutegereje kubareba, ni imikino iri hafi y'intwari, niho dushobora kuba twamenya ngo ese ngo abakinnyi bameze gute. Ese ku ruhande rwawe nk'iyo urebye iri jambo yakoresheje ugahita usanisha n'ibindi, abafana ba APR FC hari byinshi bahise batangaza kuri iri jambo yavuze. Bamwe baravuze ngo ni amagambo kuko ngo equipe ya Rayon Sport ngo nta mukinnyi n'umwe irasinyisha mu bakinnyi yari yatangaje ko ishobora kuzakoresha. Nibyo, Rayon Sport nta mukinnyi n'umwe twari twumva yasinyishije. Kuri ubu ngubu baracyari mu bintu bya teste. Abakinnyi barahamagawe, hari abavuye Congo, abavuye Uganda n'abandi bataraza. Hari ikintu noneho muri Rayon Sport batari bamenya. Umukinnyi uzasinyishwa ngewe nzi n'umwe uzaza ku itariki 26. Wowe ntaraza, bahari bose tuzi ko baracyari mu igeragezwa kugira ngo umutoza abe yahitamo abo bazagumana. Ariko tugarutseho inyuma gato, wenda nko kuri APR FC, mpamya ko wenda aya magambo uyu mugabo yaba yaravuze arabivugira muri kiriya gihe cyarangiye. Abakinnyi baguze ntago bigeze babahira, ni abakinnyi batabahiriye. Murabizi ko bamwe kuri ubu barasezerewe ntibakiri muri equipe. Ndatekereza ko rero kuba wenda yaravuze kuriya ari abo bakinnyi bavuyemo, ariko kuri ubu ushingiye n'ukuntu iyi equipe yaguze, ndahamya ko aya makipe azahangana. Aya ma equipe azitwara neza. Hari bimwe n'ubundi, urabona abafana bagira ibyabo bivugira. Ukajya kumva wabonye nko kuri ziriya match zagitambuka ngo ihene yishe mucoma ngo iki n'ibiki. Bakomeje basesengura rero kuri iri jambo uyu mugabo yavuze. Baravuga bati kutwita gutya mwitwaje ko muri ku mwanya wa mbere, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uwanyu, ngo umwanya ngo ufite ba nyirawo. Ibi bintu abafana bakunda kubivuga ngo igikombe si icya Rayon Sport. Ese nkawe iyo
urebye cyangwa se ugenekereje ubona iki gikombe cya shampiyona koko Rayon Sports izagitwara cyangwa tugiharira APR cyangwa se tube dutegereje turebe n'iki twavuga kuri iyi shampiyona? biravugwa ni ibintu biba mu bafana nyine, kandi n'ibyo ntiwabwira abafana ngo muceceke, bagomba kuvuga cyane nko kuri uriya mukino wari wahuje Mukura na Rayon Sports. ni umukino nyine abafana bari bazi ko abafana ba Rayon Sports cyane cyane ku ruhande rwabo bari bakaniye ko bagomba kuwutsinda. Noneho urebye nko muri Rayon Sports nabo bashobora nko kuba baragiye bapanitse bavuga ngo uyu ni wo mukino wa nyuma tugomba gusoza dutsinda, bikarangira batakaje uriya mukino. Abafana ba APRFC nabo bakabishongoraho, ariko batazi nabo urubategereje, kuko urabizi nabo ku mukino wa nyuma bagiye gukina byagenze neza, ari naho bavuze ngo ihene yishe noneho nyirakabari. bwa mbere batangaje ko ihene yishe Muchoma, ariko byarangiye n'ubundi ihene yishe nyirakabari. ni amagambo abo mu bafana nyine, amagambo aryoshye. Abafana n'abana beza cyane. Reka twinjire noneho ku cyo nari nkomojeho mubaza nese iki gikombe iyo ugereranyije ubona twagiharira ekipe ya APRFC cyangwa se iki gikombe twagiharira ekipe ya Rayon Sports, wowe iyo urebye nyine ubona iki gikombe kizegukana ekipe, dore ko isoko n'ubundi bisa nkaho ryari ko birikomeje, ariko vuba ngaho riraho rifunze. ubwo ndahamya neza ko amakipe yaguze ubwo yamajije kugura nayo ataragura, nayo ndahamya neza ko nta minsi ihagije bafite, ntago igera ku minsi irenze 10. Gusa mu Rwanda nyine amakipe twibandaho ni Rayon, ni APR. Ntabwo dukunze kuvuga cyane andi makipe arimo agura abakinnyi, ariko mu by'ukuri n'andi makipe ariyubaka, yaraguze, kuko nka Gasogi yaraguze, Vision yaraguze, ariko usanga cyane twibanda kuri Rayon na APR. Noneho nituza kureba ku by'igikombe cyo aka kanya sinavuga ngo Rayon iragitwara cyangwa se APR iragitwara. Wenda reka shampiyona igaruke, nibagera nko kuri journée ya 8 Rayon Sports kiyoboye urutonde, aho ngaho wavuga ko igikombe n'ubundi cyamaje kubona nyiracyo. Ariko kuri ubu none se niba APRFC ikiri kwiyubaka, iracyagura abakinnyi, imaje kugura abagande 2, yazanyemo n'undi Watara na Pichara aho ngaho. Ni ibintu rero aka kanya ntabwo wahita wicara ngo uvuge ngo Rayon Sports yatwara igikombe. Biracyari hagati na hagati, ikipe iyo ariyo yose muri aya 2 duteganya ko ishobora gutwara igikombe. Ma ekipe akomeye ndumva ari ibyo birimo, gusa none ntitwakirengagiza ko hari n'ama ekipe ari mu bibazo. twavuga nka ekipe ya Kiyovu. Ni Kiyovu? Ni Kiyovu. Nabonye nayo atari meza. Ni ekipe irimo isaraburinga, utamenya, ifite utubazo. Abayovu muratekereza iki kuri ekipe yanyu koko? Abantu ba Kiyovu bo barasa naho nyine, siko abakinnyi bose ba Kiyovu hafi ya bose babivuyemo bari gushaka yandi ma ekipe. Abafana ba Kiyovu barasa naho barize bihanaguye, kuko iyi ekipe nta makuru meza kiyirimo, kuko ifite ibibazo, aho yatakarije uyu muyobozi wayo mukuru Juvenal. Birasa naho ibintu muri Kiyovu byapfapfanye, bitagifite umurongo ngenderwaho. Ni Kiyovu itameze neza rero. Gusa ariko ndatekereza wenda umwanya tutaza kuwuharira Kiyovu, kuko hari imikino irimo gutegurwa hano mu gikombe cy'intwari. Iyi mikino ni nayo Ngabo Ruben yaje kuba yakomozaho, avuga ko APRFC yaba yaraguze ibi 2. Yagize ati iyi APR ni dushaka urwitwazo na rumwe, turayishaka finale. Bibaye byiza twajya gufana APRFC igatsinda AS Kigali, hanyuma iyi kipe tukayisanga cyangwa se ikadusanga finale. Wubwe agereranya ko iyi polisi bazakina nayo nta kintu kiyirimo, bamaje kuyitsinda tayari, bicaye bategereje finale. Ariko se ukibaza ngo iyi
polisi nayo ko nabonye ari ikipe yaguze, ni nayo kipe ubundi mu Rwanda tuvuga ko yari yaraguze abakinnyi beza. Asibo tuvuga ko Rayon Sport izatsinda bwigire kabiri, polisi iri hari iri kurebera. Ntibishoboka ko Rayon Sport yapfa gutsinda kabiri polisi byoroshye. Urumva yayitsinze muri shampiyona, yitsinda biyoroheye, yitsinda ibitego bibiri bicaho irigendera. Ariko se ukibaza ngo mu gikombe cy'intwari bagiye gukina, iyi polisi iraza kubyihanganira, iyi polisi iratakaza gutyo gusa byoroshye. Abafana bajye muri comment, abafana baratubwira muri comment, ariko nanone ni ibintu twavuga ko byoroshye ku mpande zombi. Ni umukino uzaba ukomeye, kandi nanone sinavuga ko APR yo izaba yorohewe. Aya ni amakipe akunda kugorana cyane, kuvuga ngo AS Kigali upfuye kwitsinda gutyo nabyo ntibyoroshye. Urabizi muri shampiyona buryo zihuramo ni amakipe adakunze koroherana. Rero ugiye kureba ari APR FC na AS Kigali, imwe ishobora gusezerera indi, ariko gusa amahirwe menshi tuyahereza ikipe ya APR FC. Ese ku rundi ruhande rumwe mubaze nk'akantu gato, aba bakinnyi barimo kugugwa buriya ntibemeye cyangwa se ntibemerewe kuba bakoreshwa muri iri rushanwa? Ubundi nk'ubusanzwe no hambere, ubundi abakinnyi baguzwe biba byemewe kuko baba baramaje kugeramo, n'abataraguzwa NDR nk'abo baba bari mu matest. Tuvuga muri iki cy'ubutwari, turavuga muri iki nabo baba bemerewe gukina. Then noneho niho hahandi ahubwo bagatekereje bati umuntu utarasinya ntabwo agakwiye gukina iki gikombe ngo nuko ngo bari muri test. Reka aba bazakina turabareba muri iki gikombe, tumenye nyuma y'iki gikombe turaza kumenya tuti ekipe yaguze ni iyihe, itaraguze ni iyihe. Yes, ibyo ubundi nibyo dushaka kuri iyi nshuro. Ubu none ahangaha ntabwo giye nemeza ko ekipe ya Rayon Sport iragura, kubera ko ibaye yaraguze akaba ifite umuntu yasinyishije, bikaba byemewe. Nibiba ngombwa ko ekipe rero yamaje gutangaza amakuru ivuga ngo twaguze uyu nguyu tayari yamaje kuba yasinya, niho tuzatangira gutanga amakuru ko ekipe yaguze, kuko niba bakiri mu mateste. Kandi wenda urabona hari umukinnyi wanagiye bamwita Charles Barry yaragiye, bivuze ko ekipe iracyakeneye gushaka abakinnyi, kandi iyi minsi isigaye ni mike, nta n'umukinnyi irasinyisha. Mu gihe itarasinyisha ntabwo duhamya ko yaguze, ntabwo iragura. Ekipe turi kuvuga ko yaguze ni Mukeba n'aya ma ekipe yandi na za Gasogi na za Viziyo. Aya niyo ma ekipe tubara ko yaguze, kubera ko afite ibyo yerekana, ama contract arahari. Rayon Sport yo twavuga ko ari nkaho iracyari mu biganiro, ariko iyi terime Rayon Sport ikunze kuyikoresha cyane. Bashobora nko kuzana abakinnyi bagera nko muri 5, basanga nko mu bakinnyi 5 basinyishijemo umwe 2. Ni ibintu nyine sinzi niba ari ukurera impano cyangwa se uriya muyobozi yabitangaje. Nawe uriya muyobozi Theodore yari yabitangaje mu kiganiro cyashije, avuga ko aba bakinnyi bazamo baje gukora teste, we bo ntago aribo babahamagara, ni abakinnyi bahamagara ekipe bakisabira kuba baba barimo bagakora imyitozo, cyangwa se bakaba banahabwa umwanya bagakina, babona ama ekipe akomeye nabo bakabyungukiramo. Nibwo buryo rero aba bakinnyi twavuga ko baba bahari, nabyo ni ibintu byiza, ntabwo twabiveba. Ariko nanone iyi finali yo n'urundi rwego. Iyi finali ngewe ukuntu nyibona, ni finali izaba ikomeye. Niba wibuka neza aya ma ekipe ubwo yahuriraga muri Stade Amahoro muri shampiyona, aya ma ekipe niyo ya mbere yujuje Stade Amahoro cyane rwose. Nta n'indi ekipe ko izabikora usibye derby gusa, nta yindi ekipe irabikora. Rero mpamya yuko n'ubundi kuri iyi mikino bagiye gukina kuri 28 ku ya mbere bakina finale, twongeye twiteze ko stade yakongera kuzura. Ariko iyi stade zuzuye, stade yo kuzura. Ariko se twere kuvuga ngo bazakina, turabizi neza ko Rayon Sport izatsinda polisi. Nanone ni ikintu cyo kwibazwa. Turabizi neza ko APR FC izatsinda AS Kigali. Nanone aho ngaho tugarutseho gakeya kuri APR FC.
iki gikombe cy'ubutwari ni ibintu byabo, ni ibintu babamo. Niba ari ingabo z'igihugu ni ubutwari kandi buraharanirwa. Nanone ahangaha ushobora kureba ukibaza ngo ni kangahe APRFC itakaje finali y'iki gikombe cy'intwari? Ese igeze kangahe kuri finali mu gikombe cy'intwari? So ugiye kureba ni amateka, ni ibintu APRFC y'ubwayo iharanira kugera finali ko izagerayo, kuko ni ekipe nyine ifite abakinnyi beza, uhereye inyuma ku izamu kwa Pavel Nzira, kwa Kerema, kwa Yusuwane, ahubwo umukinnyi ntekereza neza niba azaba hari uyu mwana Kagege Jibe yaba yarakize. Kagege rero urabona nubwo yakira ashobora kudakira ngo ahita ajya muri iyi mikino. Urabona nko ku mwanya we barimo guhengekaho uyu Watara nanone Yunus, kandi Yunus mu by'ukuri uriya mwanya ari gukinaho si umwanya we. Nanone byaba ari icyuho gikomeye kuri Mukeba. Gusa ameze neza nubwo atari cyane, ntabwo arakira neza, ariko ashobora kugaragara muri iyi mikino. Yaba yagaragayeho kuri uriya mwanya we, niwo mwanya usa naho ushidikanywaho uburaho umuntu mu kibuga hagati. Ba Pichu bazaba baje, watekereza ngo ari Tadeyo ari na Pichu azakoreshwa kuri uyu mwanya. Mu mpande ho twamaje kubona ko baguze nyine bashobora gukoresha Kiwanuka cyangwa se bagakoresha Denis Omedi. Bazahitamo umwe gusa, Denis Omedi ndetse n'uyu nguyu Nuramugande wundi nabo bazabashobora gukina. Nge amahirwe menshi ntekereza ko bakinana, ariko se nanone ukibaza bakinana bate kandi uyu Barafinda hari? Nanone byaba ari ikibazo. Barafinda ntago bamukura. Barafinda ni umukinnyi utakicara, kuko nitujye kureba mu bawinga bo mu Rwanda Barafinda araza ku mwanya wa mbere gusa, ariko kuva iyi sezo yatangira nta gitego na kimwe aratsinda. Ariko bashobora kubakinisha nk'aho bari gutestinga, bakareba niba urabona abantu iyo baturuka ahantu hamwe hari uburyo ki mu materime yo gukina bajya guhuza. Bashobora gusa nk'aho batestinga bakareba byose bizagaragarira mu myitozo mbere y'uko imikino iba, mbese tuzaba twamaze kumenya ukuntu bimeze. Tuzabimenya mbere y'uko imikino iba, ariko nanone ni abakinnyi bakabaye bahabwa umwanya tukamenya se barashoboye cyangwa ntibashoboye, kuko hari akadefo kagiye kagaragara ko kuba umutoza yakicaza abakinnyi ukaba utamenya urwego rwabo, ariko mu by'ukuri ari uko batahawe umwanya uhagije. Twafatira nko kuri Mamadou. Uyu mwana muri Mauritania ni umwana wakinaga, kandi na n'ubu baracyahamagagwa mu ikipe yabo y'igihugu. Wakibaza ngo niba ahamagagwa agakoreshwa, kuki muri APR atabona umwanya? Harimo undi muntu urusha Mamadou ku mwanya we bahengekaho. Uyu muhungu ninde bahengekaho ku mwanya wera? Sisuri utari gukina. Uyu wakinaga muri Reyo. Ntago izina rye ririmo kuza neza, ariko barahengeka. Kandi uyu mwana ku mukino wabahuje na Rayon Sport yagaragaje ko hari ibintu ashoboye. N'uyu mukino bakinye ejo bundi akajyamo asimbura, yagaragaje ko afite ubumenyi agiye abanza mu kibuga. Urabona iyo umuntu amanje mu kibuga agira icyizere cy'uko ashobora kuba yanatsinda, agakorana imbaraga nyinshi, avuga ati reka mbanjemo, hari undi buze kunsimbura, reka ngerageze mpatane ndebe ko nakina iminota 90. Ariko iyo ufashe umuntu ukamusimbuza, akenshi nyine azamo yitakariza icyizere. Gusa hari nk'abakinnyi bakunze kuzamo basimbura, ugasanga hari byinshi bahinduye, ariko uyu mwana we ngira ngo sinzi, ariko njye mpamya ko ahawe umwanya yakina. Mamadou nashingiye ku mikino yagiye akina. Urabona nk'uriya mukino waduhuje na Rayon Sport, abantu ndavuga aba APRFC, uriya mukino waduhuje na Rayon Sport yawukinnye neza. Yateye neza match, kandi ubona ko ari umwana ufite ishyaka, na n'ubu ngubu bigaragara ko umuhaye umwanya yagira ibyakora, ariko ntakunze guhabwa umwanya n'umutoza nyine. Ubwo tuzareba ukuntu finali ye izaba ipanze, cyangwa umukino wa nyuma niba bagezeho. Nta nubwo ariho tubipimira gusa, tuzabanza tubipimire ku mukino uzabahuza na AS Kigali, uburyo bazitwara.
byose tuzabireba muri iyi mikino igiye kumanza. Tuzabireba kuri iyi mikino igiye kumanza. Naho Rayon Sport yo sinzi ko twajya gupanga ngo bizamera gutya, no, ndumva wenda reka dutegereze turebe ikizava hagati ya Rayon Sport ndetse na polisi, ubwo tuzamenya ngo bimeze gutya. Buriya Rayon Sport iramuka itsinze polisi muri iki cy'amahoro, APR igatsinda AS Kigali, ndetse tukaba aya ma ekipe yombi ahuye finale, tuzahita tumenya tuti ese koko ahangaha ni hamwe ibintu byo kunganya, ibyo reka tuzamenya tuti ese ninde waguze neza nk'uko abafana muri kugomeza mubibaza cyangwa se mubiganira aho mugiye muherereye hirya no hino. Ngayo nguko ibintu biba bimeze mw'abantu mu mikino, ntabwo biba byoroshye. Amatika aba ari amatika, ibiganiro nyine n'uburyo bwo gushyushya. Ibyo kubafana byo ntiwabibakuramo, abafana nyine baba bagomba gufana bakatwereka ko bahari cyangwa bari inyuma y'amakipe yabo. Biriya ni derby, ariko nyine kuri iyi mikino y'ubutwari aya ma ekipe bikunze kugorana, kuko ndibuka ko hari finale bigeze guhuriraho baranganya bajya ku giceri. Rayon Sport itwara igikombe ku giceri byarabaye. Iyi mikino ikunda kugorana cyane, rero mpamya ko n'ubundi bitazabura, ntabwo byakoroha, bizakomeza kugorana kabisa. Burase ntitwabasezera. Twabasezera. Ngiye nshimira buri wese uri hano kuba agejeje ahangaha, yakoze cyane, ndabashimira. Reka dutegereze turebe se biraza ko bimeze bite hagati y'aya ma ekipe abakomeje guhangana, umwe bamwita umugore undi bakamwita umugabo. Njye sindamenya umugore n'umugabo hagati aho ngaho. Ndabashimiye mwakomeje kubana natwe, kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano nta kintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bitazajya bigucika. Mu kanya turaza kuganira ku bakinnyi, noneho ku mukinnyi w'Umubrazil ugiye kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Ibyo twirinze kubivugaho cyane kugira ngo muze kubisanga mu kiganiro kiri buze gukurikiraho. Ni umukinnyi umeze ute rero? Amazina ni ayahe? Ese imyaka ni ingahe? Afite ibiro bingana iki? N'umukinnyi witwara ute mbese muri make? Ibyo byose turaza kubirebera hamwe. Mwakoze kubana nawe, ndagushimiye Tenebrio. Mwakoze cyane. Ciao, ibiganiro byo nakagaruka, tuze gukomeza kubana mu masaha ari imbere.